Shalom shalom, ndabasuje mbifuriza amahoro y'Imana kubana namwe aho muri hose. Rero reka dukomeze na gahunda turimo turavuga hejuru y'umwete n'ubunebwe, n'ibintu bibiri bigendana ariko ntabwo byicara ahantu hamwe. Rero bene data dukomeza mureke tuvuge hejuru y'ibintu bigera muri bine cyangwa se imiterere ine umunebwe afite. Hariho nyinshi ariko reka tuvuge bine bikomeye cyane umunebwe abana nabyo cyangwa se biranga umunebwe. Icyambere tugisanga mu gitabo cy'Imigani igice cyaho cya 26 umurongo wa 13. Haravuga ngo umunyabute arahangwa ati mu nzira hari intare, ngo nukuri mu nzira nyabagendwa harimo intare. Rero ikintu cyambere umunebwe agira muri we cyangwa se ikiranga umunebwe ubundi ibiri tubwira ahangaha ngo aribwira muri we ngo mu nzira hari intare. Uvuga ngo umunebwe arema ibidahariho akabishiraho. Uvuga ngo afite capacité zo kurema ibintu biri negatif, ibintu bibi gusa kugira ngo agume hahandi. Kuko ubunebwe twabonye yuko n'imbaraga zigukurura zikakubuza kugenda, zikakubuza gukora, zikakubuza kujya imbere. Izo mbaraga rero nizo zikwicaza, noneho ugatangira kurema ibintu bitari byiza kugira ngo wijustifie impamvu wicaye, impamvu tateye imbere, impamvu tava ugere hari mu nzira hari intare, mu nzira hari intare, mu nzira hari ibibazo. Mwene magambo abona ibibazo gusa, ya nzira agomba gucamo agatera imbere akavana akagera handi ntashobora kuyinjiramo kuko muri we yamaze gusetingamo ibitari byiza muri iyo nzira, yamaze kubonamo ibyago n'ibibazo gusa. Rero uko nuko umunebwe ateye, muri we afite capacité zirema ibintu bibi. Ubunebwe burarema kini cyambere burema ibintu negatif. Icya kabiri ku murongo wa 14 ngo nk'uko urugi ruhindukira ku mapata yago niko umunebwe yigaragura mu buriri bwe. Ubunebwe ni ikintu kibi cyane. Ubunebwe ikintu cya kabiri kimuranga cyangwa se bikigaragara ku buzima bw'umunebwe, biravuga ngo nk'uko ipata yigaragura ku muryango cyangwa se yihindukiza mu muryango, ngo niko n'umunebwe yihindukiza mu buriri. Ipata iyo urebye ipata ku muryango ntabwo iteze kuva kuri uwo muryango, ubuzima bwayo iri connecte kuri uwo muryango. Ipata ritari ku muryango ntacyo rimaze, ariko ipata riri ku muryango akamaro karyo no gufungura no gufunga, kandi ubuzima bw'iryo pata buzahora aho hantu ubuzima bwose. Ubunebwe rero ngo ameze nk'uko ipata rimeze ku muryango. Ubuzima bw'umunebwe ntago bwavansa, ntago buva ahantu, buhora hahandi. Cyokoze abona abandi binjira bagatera imbere. Ipata rishinzwe gufungura, buya akazi karyo no gufasha umuryango kugara kugira ngo winjira yinjire ndetse no kugara. Hari ubuzima bw'abantu bumeze gutyo muri iyi si. Kubera ubuzima bw'ubunebwe, ubuzima bwabo buri ahantu hamwe imyaka n'imyaka, nta mpinduka, nta terambere, yaba mu bitekerezo, yaba mu bifatika, yaba mu buzima bwa buri munsi, nta changement nimwe ibaho, aguma hahandi. Cyo ni ikintu kibi cyane kiranga umunebwe. Icya gatatu ngo ku murongo wa 15 ngo umunyabute cyangwa se umunebwe akora kumbehe akananirwa kwitamika. Mutekereze kino kintu kiteye ubwoba. Ni gute umuntu ashobora gushora intoki ku isahani, imbehe ni isahani ahantu hari ibyo kurya, wari ukananirwa kwitamika, gutangira ibintu nubirangiza. Iki ni ikintu kibi cyane. Ubunebwe butuma utangira ikintu kirangiza. Ibyo kurya biri hafi, washoyemo ikiganza, umugisha wawe uri hafi, uri imbere yawe, ko ariko udashobora kuwujya. Ko niko umunebwe atekereza, yifuza igihe cyose umuntu wamufasha, umuntu wamubera umugisha, kandi batekereza yuko babera umugisha bazava kure, kandi mu by'ukuri ibyababera umugisha bari kumwe nabyo bari hafi yabo. Rero ni ikintu kibi cyane abanebwe bagendana kumva yuko akeneye umuntu waza kumutamika uwo mugisha. Ama opportunité ari imbere yawe, umugisha uri hafi yawe, ariko ibitekerezo bikwereka yuko umugisha uri kure, uzava kure, ugasanga nta hantu uvuye, nta hantu ugeze. Icyaka n'icyo cyanyuma ku murongo wa 16 umunyabute yibwira yuko ari umunyabwenge kurusha abantu 7 basubizanya impamvu biteye ubwoba. Umunebwe aricara kumva yuko ari umunyabwenge kuruta abantu 7 bari aho ngaho basubizanya ibishishozi, basubizanya impamvu, batanga impamvu y'ibisubizo byabo. Umunebwe rero aricara akumva ko abantu 7 bari aho ngaho abanyabwenge abarusha imbaraga. Birateye ubwoba. Umunebwe yumva yuko ari umunyabwenge kandi mu by'ukuri atari umunyabwenge. Iyo amaze kumva ko ari umunyabwenge
nta kintu na kimwe ashobora gukura ku bandi. Uburya abanyabwenge ntago bavuze ari abanyabwenge, ahubwo bishizemo yuko nta kintu bazi, bituma bashobora kwakira ubundi bwenge n'ubundi bumenyi. Ariko umunebwe yicara kumva yuko azi byose, ndetse abanyabwenge bose barindwi nta n'icyo bari bumufashe n'icyo bari bumuhe. Uko niko abanebwe bateye, nako batekereza. Imana idufashe cyane, bino bintu bine bituvemo, bidusohokemo, kugira ngo dushobore kuba umugisha muri bino bihe byacu, tugendana n'imbaraga z'umwete. Ibi tuzakomeza tuvuga hejuru y'ibindi. Yesu komeze kubazigama aho muherereye yose. Shalom.